Haleluya, Yesu nashimwe cyane bene data. Nanone ni wa mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Mureke dusenga Imana hanyuma dutangire kuganira ku ijambo ry'uyu munsi. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe hano mu isi nk'uko biba mu ijuru mwami. Ndakwinginze ngo imbabazi zawe zibane natwe, reka imbaraga zawe zibane natwe, reka kubaho kwawe kudasanzwe kube muri twe kandi kubane natwe mwami. Nkuragije data uyu mwanya kugira ngo icyo tuvugira hano hantu mwami kibe kivuye iwawe, kandi uwera wa Isirayeli sengeye imitima, ubwenge ndetse mwami n'imyuka y'abankurikira mwami, kugira ngo babashe gusobanukirwa ijambo ryawe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, uyu munsi ndagira ngo tuganire ku magambo dusanga muri Matayo ibice 4. Turasoma aho ngaho duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Njyewe nta Bibiliya mfite, ariko mu magambo makeya murahasanga amagambo avuga ukuntu Yesu ngo amaze kuzuzwa umwuka wera ngo yajyanywe mu butayu ngo kugeragezwa n'umwanzi Satani. Ageze mu butayu, umwanzi Satani yamugerageje mu nzego 3 cyangwa se mu bintu bitatu. Ndashaka kuza kuvuga ku majuru 3 cyangwa se inzego 3 umwanzi Satani ajya tugeragezamo. Kandi iyo umuntu atsinze aho hantu, Yesu ashimwe cyane, ku murongo wa 11 muraza kuhasanga ngo maze ngo Satani aramureka. Ni amagambo avuga gutyo ngo maze Satani ngo aramureka, ngo Abamarayika ngo baza kumukorera. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atsinze aho hantu 3 bene data, Satani aramureka maze Abamarayika b'Uwiteka bakaza kumukorera. Baza bavuye hehe? Baza bavuye mu ijuru ry'Imana, ari ryo juru rya 3. Muzumva abantu benshi mu by'ukuri bene data bavuga yuko habaho amajuru menshi, kandi ntabwo mu by'ukuri twavuga yuko atari ukuri. Nuko mu by'ukuri habaho inzego nyinshi cyane z'amajuru, ariko amajuru muri rusange ni 3. Ariko muri ayo majuru 3, muri buri juru hagiye harimo inzego nyinshi zigiye zitandukanye. Amajuru ni 3, ariko muri ayo majuru hari inzego nyinshi zigiye zitandukanye. Haleluya. Rero Abamarayika b'Imana baba mu ijuru rya 3, ariko Abamarayika nabo muri iryo juru rya 3 bagiye baba mu nzego zitandukanye bitewe n'inshingano bagiye bagira. Haleluya. Rero ngo Yesu ngo amaze gutsinda, ngo Abamarayika ngo baraje baramukorera. Yatsinze mu nzego 3, yatsinze mu majuru 3. Ikigeragezo cya mbere cyangwa se kugeragezwa kwa mbere Yesu yagize, Satani yaramubwiye ati, kuko Yesu yaramaze ngo iminsi 40 ngo n'amajoro 40 ngo atarya ngo atanywa, ngo maze Satani aramwegera aramubwira ati ngo hindura aya mabuye umutsima ngo urye. Icyo ni ikigeragezo cya mbere cyangwa se ni ukugeragezwa kwa mbere. Mu kugeragezwa kwa mbere Yesu yageragejwe mu ijuru rya mbere cyangwa se mu rwego rwa mbere. Mu rwego rwa mbere ni hehe? Mu rwego rwa mbere ni muri iri juru ry'ibifatika. Muri iri juru ry'ibifatika mu buzima bwacu bwa buri munsi, muri iri juru rijyanye n'ibyo dukena mu mubiri, ibisanzwe dukeneye mu mubiri. Mu buryo bwo mu mwuka rero, ibyo bintu nabyo bigira ikirere cyabyo. Haleluya. Urumva kugeragezwa ku bijyanye n'ibyo kurya, ibyo inda zirya, ibyo kurya bifatika, kuko yagize iyo nzara. Ariko ageragezwa, mwumva ukuntu Yesu yatsinze. Yaramubwiye ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, kuko Satani yashakaga yuko Yesu yumva yuko umuntu atungwa na bya bindi by'umubiri, ibyo kurya by'umubiri umuntu akenera no mu buzima busanzwe. Ariko Yesu aramubwira ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Uwiteka. Bene data, niba ushaka gutsinda mu kirere cya mbere, ugomba kumva neza yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riturutse mu kanwa k'Uwiteka. Ibyo bishatse kuvuga iki bene data?
gutungwa n'ijambo riturutse mu kanwa k'Uwiteka bishatse kuvuga ngo icyo Imana ivuze bitewe n'igihe urimo nicyo kigomba kugutunga. Imana niba ivuze ngo ugiye kumara iminsi 40 n'amajoro 40 utarya utanywa, iryo jambo rivuze ngo ugiye kumara iminsi 40 n'amajoro 40 utarya utanywa, niryo rigomba kugutunga. Bivuze ngo muri cya gihe cy'iyo minsi 40 n'amajoro 40 ntabwo ugomba kurya, kandi niba utarimo kurya, ubwo ndavuga ibyo kurya bifatika, niba utarimo kurya ntugomba kugira ubwoba bw'ubuzima wibwira yuko ahari ushobora gupfa. Haleluya. Rero umuntu natungwa n'umutsima gusa. Mwumve iryo jambo rikurikira, ahubwo bishatse kuvuga ngo cya kindi Yesu yavuze mbere, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Amagambo akurikira ku ijambo ahubwo niyo y'ingenzi, niyo atunga umuntu, cyangwa se igikurikira ku ijambo ahubwo nicyo gitunga umuntu. Ahubwo mu yandi magambo bikuyeho bya bindi bya mbere Yesu yaravuze. Icya mbere ntabwo aricyo gikwiriye cyane, ahubwo igitunga umuntu, ahubwo icyo umuntu akenera cyane ni ijambo riturutse mu kanwa k'Uwiteka. Mwene data, ujye ugerageza gushaka kumenya icyo Imana ivuga mu gihe urimo, kuko icyo ngicyo nicyo kigomba kugutunga mwene data. Haleluya. Ijambo rya kabiri, cyangwa se ikirere cya kabiri, cyangwa se ijuru rya kabiri, ijambo ry'Imana aho ngaho riravuga ngo ku murongo wa 5 ndakeka no ku murongo wa 6 ngo maze umwanzi ngo amujyana ku murwa. Mwumve iryo jambo, ni ku murwa, ntabwo ari mu murwa, ahubwo ni ku murwa. Ngo amujyana ku murwa wera, ngo maze ngo amuhagarika ku gasongero k'urusengero, ngo aramubwira ati ngo niba uri umwana w'Imana ngo ijugunye hasi, ngo kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo ngo bakuramire ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu nashimwe cyane. Tubanze dusobanukirwe ku murwa wera ndetse no ku gasongero k'urusengero. Ku murwa wera mu buryo bwo mu mwuka ni icyo kirere cya kabiri, cyangwa se ni ijuru rya kabiri. Ni ahantu mu murwa wera, ni mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Tuzabigarukaho cyane tuvuga ku byahishuwe, twigana ku ijambo riri mu byahishuwe mu bice 17. Impamvu ngize ngo tubanze tuganira aya magambo nuko nifuza yuko nyuma y'aha ngaha tuzigana ibyahishuwe ibice 17, ariko kugira ngo dusobanukirwe ibyahishuwe ibice 17 nuko nibura tugomba gutangira gusobanukirwa aya majuru, cyangwa se izi nzego zo mu buryo bwo mu mwuka. Rero urwego rwa kabiri bene data, cyangwa se ikirere cya kabiri, ni ahantu haba ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahantu haba ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko wibuke, ntago Satani atuze ukuri kw'ijambo ry'Imana nubwo akuzi. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo amujyana ku murwa. Ntago Satani yinjiye mu murwa, amujyana ku murwa wera. Ni ukuvuga ngo yarahamugejeje, ngo maze amwereka aho hantu. Arangije amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Ku gasongero k'urusengero ni muri uko kuri n'ubundi, naho hantu hari uko kuri. Bene data, ukuri ni ijambo ry'Imana. Ni hehe tuganirizwa ijambo ry'Imana? Ni ku gasongero k'urusengero. Ku gasongero k'urusengero niho twumvira ijambo ry'Imana. Ku gasongero niho hari ukuri kose, ukuri kuzuye kw'ijambo ry'Imana, kw'ibyo Yesu ajya avuga, cyangwa se Yesu kuko tubizi yuko ari ijambo ry'Imana yamuhagaritse aho ngaho, aho hantu ho mu buryo bwo mu mwuka, aho Yesu abari, aho Yesu abahagaze. Arangije aramubwira ati ngo ijugunye hasi, va muri kino kirere cy'ukuri, va mu kuri, hanyuma wijugunye hasi ujye mu kinyoma, ngo kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika ngo kugira ngo bakuramire udakubita ikirenge ku ibuye. Tuzi yuko ibuye ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muzi ijambo rivuga ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi ngo niryo rikomeza imfuruka. Uwo ni Yesu ubuvugwa. Ni ukuvuga ngo Yesu agerera
igereranywa n'ibuye. Rero ngo ijugunye hasi, ngo kuko handitswe ngo izakuramiza cyangwa se ngo izategeka abamarayika ngo bakuramire, ngo kugira ngo udakubita ikirenge kwibuye. Gukubita ikirenge kwibuye, gukubita ikirenge ku kuri, ni ukuvuga ngo ibyo wigisha ntago bizabamo amakosa, ngo kuko yagutegekeye abamarayika ngo bakuramire. Kubera iki? Kuko ivugabutumwa ni ibirenge byacu. Rero ngo ntabwo uzakubita, ngo ivugabutumwa ryawe ntirizakubita kwibuye, ntirizakubita ku kuri, kuko yagutegekeye abamarayika ngo kugira ngo bakuramire. Bene data, ntabwo ukuri kw'ijambo ry'Imana kwimbitse kuzuye tuguhabwa n'abamarayika, tuguhabwa n'umwami Yesu, kuko umwami Yesu niwe kuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya! Rero ntabwo ukwiriye kwizera abamarayika, ahubwo ukwiriye kwizera umwami Yesu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo izina rya Yesu ngo niryo zina Imana ngo yahaye abantu ngo bakwiriye gukirizwamo, ngo niryo zina dukwiriye gukirizwamo. Bene data, ukuri kwa Yesu niko dukeneye kugira ngo tubashe gukizwa. Rero muri icyo kirere cya kabiri, muri iryo juru rya kabiri, naho harimo inzego nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Haleluya! Yesu yatsinze gute muri kino kirere cya kabiri? Yabwiye Satani, aramubwira ati ngo kandi haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Gupfa kwishorera, gupfa kwijyana, gupfa gushaka kuvuga iby'Imana, ngo kuko wibwira yuko ngo izagutegekera abamarayika ngo kugira ngo bakuramire, ngo udakubita ikirenge kwibuye. Bene data, bigereranywa no kugerageza Uwiteka Imana. Ngo kandi haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ntukwiriye mwene data gupfa kwishorera, gupfa kwishyira ngo gukorera Imana, kandi Imana itabikubwiye, kandi Imana itaguhishuriye ukuri kw'ijambo ryayo ngo wowe upfe kuvuga. Yesu nashimwe cyane. Usibye yuko muri icyo kirere harimo ibirere byinshi cyane twagiye tubivuga. Rero hari inzego zigiye zitandukanye zo kugenda duhishurirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Birashoboka yuko mwene data uri ku rwego runaka rwo muri icyo kirere. Rero niba Imana yaguhishuriye, nubwo waba uri mu rwego rwo hasi, nta kibazo, ariko ugomba kumenya yuko ugomba kuvuga iby'Imana kubera yuko Imana yaguhishuriye. Ntugapfe kubyishoreramo gusa, kubyishyiramo gusa. Haleluya! Ijambo rya gatatu bene data, cyangwa se tugiye kuvuga ku kirere cya gatatu, tugiye kuvuga ku ijuru rya gatatu. Satani ngo arongera amujyana ngo mu mpinga y'umusozi muremure cyane, ngo arangije ngo amwereke ubwami bwose ngo bwo mu isi, ngo n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati birya byose, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati genda, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Ikirere cya gatatu bene data kigereranywa n'umutima wawe. Mu mutima wawe ibyifuzo byawe, aho hantu haba ibyifuzo mu mutima wawe. Mu kirere cya gatatu ngo Satani ngo yazamuye Yesu mu mpinga y'umusozi muremure, ngo arangije amwereka ubwami bwose bwo mu isi, amwereka n'ubwiza bwabwo. Ubwami bwose bwo mu isi ni ubwami bwo mu isi. Nababwiye nti nifuje yuko tubanza tukaganira kuri iri jambo mbere yuko tuzaganira ku byahishuwe ibice 17, kuko ibyahishuwe ibice 17 tuzareba ubwami bw'isi, tuzarebera hamwe ubwami bw'isi bwabayeho n'ubuzabaho no kugeza ku bwami bwa nyuma. Ni ubwami 7 bwose, ariko nanone bushyira mu bwami bwa 8. Ubwami bw'isi bujya kwinjira mu bwami bwa 8, nibwo umukiza, nibwo umwami w'abami azamanuka mu isi akureho ubwo bwami, hanyuma ashinge ingoma ye. Ibi ntabwo ari byo nashakaga ko tuvuga uyu munsi. Nashakaga kuvuga kuri kino kirere cya gatatu. Yesu nashimwe cyane. Ikirere cya gatatu bene data nicyo kitegetse. Niyo mpamvu mu buryo bw'isi Satani yagombaga kujyana Yesu kuri uwo musozi
ni ukuvuga ngo ni ahantu hitegeye ahandi hose, ni ahantu hejuru y'ayandi majuru yose, ni ahantu hejuru y'izindi nzego zose. Muribuka yuko twabonye urwego rwa mbere, urwa kabiri, noneho uru nguru ni urwego rwa gatatu. Mu yandi magambo ruri hejuru cyane y'izindi nzego zose. Mu yandi magambo, iyo umuntu ahagaze aho hantu aba yitegeye ibindi byose n'izindi nzego zose ziri munsi. Haleluya. Ariko ntabwo bivuze ngo runo rwego rwa gatatu ngo nirwo rukwiriye cyane kurusha izindi nzego. Ntabwo ari cyo bivuze. Icyo bivuze ni uko mu by'ukuri ibindi byose kugira ngo bibeho, ibibaho byose bikomoka kuri runo rwego rwa gatatu. Nababwiye nti bigereranywa n'umutima wawe. Umutima wawe, ibyo tuvuga byose biba byavuye mu mutima bikamanuka mu bwenge bwacu, ubwenge bwacu bukabitekerezaho. Noneho twamara kubitekerezaho tukabona kubikora muri rya juru ry'ibifatika, ijuru rya mbere, tukabishyira mu ngiro. Haleluya. Nta kintu na kimwe ushobora gukora utabanje kucyifuza, utabanje kukigambirira mu mutima wawe, kandi ugitekerezeho hanyuma ubone kugishyira mu ngiro. Haleluya. Rero hejuru ku musozi niho hagereranywa n'ijuru rya gatatu cyangwa se n'umutima wawe. Ubwo ndimo kubivuga mu magambo nshaka yuko bisobanuka neza, bijyanye nawe ku giti cyawe, nawe muntu ku giti cyawe, kuko ibintu byose bibaho, ibintu byose bibaho, Imana yifuje yuko umuntu abigiraho ubutware. Rero buri kintu cyose hano kibaho mu isi, Imana yagihaye abantu kugira ngo bakigireho ubutware. Kandi ntushobora kugira ubutware ku kintu bitahereye mu mutima wawe. Ni ukuvuga ngo ibyifuzo byo mu mutima wawe bigomba kuba bihuje n'umugambi w'Imana n'ubushake bw'Imana. Iyo rero bihuje n'ubushake bw'Imana, bigomba nanone guhuza n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Noneho iyo bihuye byose, nibyo bigomba gukora ibifatika mu isi y'ibifatika cyangwa se mu kirere cya mbere. Rero hari inzego eshatu mwene data. Urwego rwa mbere rugiye rufite inzego nyinshi, urwa kabiri rufite inzego nyinshi, n'urwa gatatu rufite inzego nyinshi. Kandi izo nzego zose niko ukwiriye kuzigiramo ububasha. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Girira neza mwene data, nanjye ungirire neza. Uduhe ubutware muri izo nzego uko ari eshatu. Uduhe kunesha mu izina ryawe Yesu. Amen.